Muraho neza mwese, ubu tuvugana nonaha turi muri nama ya koperative gusigasira ibimera. Twagira ngo duhe perezida wa koperative kugira ngo agire ikintu abitubwiraho ibigendanye n'inama y'uyu munsi. Murakoze. Inama y'uyu munsi yagenze neza cyane. Inama y'uyu munsi yari iyo kwigira hamwe ibyateza koperative yacu y'abavuzi gakondo isigasira ibimera. Mwabonye ko hari imirima iri gutegurwa hariya mu gishanga cya Menge tugiye kujya duhingamo ibimera, ndetse hari n'iyo twafashe mw'aya masambu bajya bagurisha hano tugiye guteramo imiti. Ni ukuvuga ngo iyi koperative yacu irajya itunganya imiti mu buryo bwujuje ubuziranenge, noneho tuyigeze ku banyamuryango kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi nk'uko mwabibonye, inama twayitangiye ari saa 7, cyakoze abantu bose ntibagerageje kwitabira, ariko ndagira ngo bake mu bagize komite nyobozi ya koperative gusigasira ibimera bitabiriye, kandi twafashe imyanzuro mizima kandi byagenze neza. Urakoze cyane. Ndumva watubwira wenda imwe mu myanzuro mwafashe kugira ngo wenda n'abatitabiriye inama bashobore kuba bayimenya, utubwire muri makeya. Nk'uko twari twabivuganye, imwe mu myanzuro twafashe ni uko twafashe umwanzuro wo gukora amasabune avura kandi akiza indwara z'uruhu, ndetse tugakora n'amavuta avura indwara z'uruhu ndetse avura n'ibintu by'amarozi, kuko urabona ko turi itsinda rinini. Avura ibintu by'amarozi bimwe by'ibitegano, ibiki ibintu nk'ibyo. Ubwo rero guhera ejo mu gitondo iyo miti inzobere z'abavuzi gakondo bose bakorera muri koperative gusigasira ibimera tukaba turahura tugahita dutangira gusohora iyo miti, kandi ku giciro gihendutse kizahendukira buri munyarwanda. Murakoze. Ndumva urakoze cyane. Reka duhe n'undi muntu nawe atangira twibwire, atubwire wenda n'ukuntu yabonye inama y'uyu munsi. Murakoze. Natwe twahageze saa 7, twari tuhageze tuzi ko inama igiye gutangira, ariko icyatubabaje ni uko twasanze abagize inama ntabo. Ubwo rero twasanze ntabo byatubabaje, niyo mpamvu twumvise yuko bakwiriye gushyiraho itegeko ryo kumva yuko usibye inama namba agakererwa hakwiriye kujaho ibihano. Ntabwo abadukurikiye bashoboye kukumenya, wenda wabibwira kugira ngo bakumenye. Nitwa Nyiraneza Rusi, nanjye nkaba ndi umwe muri guno muryango ko basigasira ibimera. Urakoze cyane. Ndumva wenda ibijyanye nabonye hari imyanzuro imwe n'imwe yafashwe ariko utari kutubwiraho neza, cyane cyane nk'inama numvishije yo ku karere, ntiwagira ikintu yitubwiraho? Mu by'ukuri na n'ubundi iyi koperative gusigasira ibimera ishamikiye ku buvuzi gakondo. Niyo mpamvu ku itariki 13 dufite inama izahuza abavuzi gakondo bose bo mu karere ka Musanze. Iyo nama buri muvuzi gakondo wese akazayizamo, kuko mbere ubwo twayiteguraga yahuriranye n'izindi gahunda za leta, kandi turi munsi y'amategeko. Biba ngombwa yuko rero tuvugana n'ubuyobozi. Ubuyobozi buvuga ko inama ikurikiye tuzayikora ku itariki 13. Ku itariki 13 rero niho tuzayikora z'uku kwezi kwa 6, izahuza abavuzi gakondo, kuko abana n'ubundi turi kumwe. Urugero nk'uriya mama mwahoze muvugana, niwe umwanditsi wa koperative gusigasira ibimera, kandi akaba n'umwe mu bayobozi b'abavuzi gakondo. Nanjye nanjye uhagarariye abavuzi gakondo mu karere ka Musanze. Ubwo rero ku itariki 13 tuzahura dufite inama. Ubwo ndashaka uburyo mbatumira bose kugira ngo bazaboneke. Murakoze. Ndumva twasoreza ahangaha, gusa icyo twasaba abantu bose bari bukurikirane kino kiganiro ni uko bazitabira inama yo ku itariki 13 tukazaba turi ku karere.